uko wahuza mobile money na bank account yawe ukoresheje telefone yawe. Ese wari uzi ko ushobora guhuza konti yawe ya bank na mobile money ukoresheje telefone yawe gusa nta kindi kintu bigusabye, nta kujya ku ishami rya banki, nta mapro nyinshi bigusabye, ukoresheje telefone yawe ngendanwa gusa? Muri iyi video tugiye kukwereka intambwe ku yindi uko wabikora byoroshye kandi neza. Abantu benshi usanga babura uburyo bohereza amafaranga hagati ya banki na momo zabo, by'umwihariko niba uri umu content creator. Iyi video ni yawe kuva itangiye kugeza irangiye. Muri iyi video yacu dufitemo ibice bibiri. Igice cya mbere tugiye kukubwira ibintu bine bisabwa kugira ngo utangire gukora iyi service yo kuba wahuza bank account ndetse na mobile money. Igice cya mbere ugomba kuba ufite telefone ikora neza. Igice cya kabiri ugomba kuba ufite sim card ifite momo account. Igice cya gatatu ugomba kuba ufite bank account kandi ikora neza. Igice cya kane ugomba kuba ufite internet cyangwa se USDT. Noneho igice cya kabiri turakwereka uko bihuzwa nyirizina ukoresheje akanyenyeri. Naho mu gice cya gatatu turasobanura buri service wemerewe igihe byose byarangiye. Turatinze mu bintu byinshi, reka dutangire, ariko nyaboneka liking iyi video, ukore subscribe niba utarayikora, ndetse utubwire no muri comment icyo twazakubwiraho. Let's go. Icyo urakora rero kugira ngo ubashe guhuza service za banki na service za mobile money yawe, icyo uraza ukore, uraza uze hano muri application zawe, ushake ino application yawe ya Call. Ahantu mara kuyishaka rero urayikandaho uyifungure, hategereze ifunguke. Noneho ikintu hano uri buze gukora, uraza ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 4 akanyenyeri 3, nurangiza ukande urwego. Noneho uri bukoreshe simcard yawe ya Airtel cyangwa se simcard yawe ya MTN wahuje na bank. Icyo urakora rero, twe turaza dukoreshe simcard yacu ya MTN twahuje na bank. Noneho nugeramo hano urabona bari kukwereka amabanke menshi: BPR, IM Bank, Bank of Kigali, GT Bank, Zigama, Equity, Vision Fund, Unguka, ndetse n'andi mabanki. Noneho hano twebwe turaza duhitemo Bank of Kigali. Noneho wowe uri buhitemo izina rya banke ukoresha. Noneho twebwe turaza hano dukande 3 kubera ko dukoresha Bank of Kigali. Noneho ahangaha Bank of Kigali urashyiramo pin ya mobile money yawe ukoresha, ariko ku mpamvu z'umutekano wa mobile money yacu reka nze tuyishyiremo ubundi hano mara kuyishyiramo nawe rero pin yawe. Hano uri kubona bari kukubwira ngo konti yawe ntirahuzwa na telefone yawe, urifuza kubihuza. Hano urahita uhitamo rimwe kwemeza. Uraza uhitemo hano rimwe kwemeza, wohereze kwemeza. Noneho hano bari bugusabe gushyiramo bank account number ya bank yawe. Ushobora kuba urayifashe mu mutwe, ariko twebwe tuyifite hano twayikopiye. Uraza ukande hano ube wayikopiyamo, cyangwa se uraza ukande ahangaha, uraza ukande maha. Noneho twebwe turi buhite tuyishyiramo hano kubera twayikoreye icyo bita copy. Noneho uwohereze. Noneho washyizeho bank account, shyiramo pin yo kwemeza. Shyiramo pin yo kwemeza. Pin rero ya bank hano nayo uba ugomba kuba uyizi, ariko reka tuyishyiremo. Ariko murabizi ko kuri social media aya makuru yawe y'ingenzi aba atemewe kuba yagira gute yagaragara. Uraza hano rero uri kubona ko batubwiye ngo your bank account is linked, request was successful. Hano rero ya pin twashyizemo ni pin yawe ya mobile money, ntago ari pin ya bank. Noneho uraza ukupe hano, wongera ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 4 akanyenyeri 3 akanyenyeri 4. Noneho uze urebe service hano bashobora kuba baguhereza. Urabona hano harimo service za ATM, kohereza amafaranga, kuvana amafaranga kuri konti ya banki, kuri amafaranga asigaye, the link bank account, ndetse no kuba wakishyura service runaka. We noneho uzahitamo service ikunogeye nk'aba content creator. Urabizi igihe uzaba wafashe banki yawe ukalinkinga na Google AdSense, uzajya ubasha kohereza amafaranga cyangwa se kwakira amafaranga aturutse kuri Google ku bihangano byawe. Noneho hano uzaza uhitemo service ikunogeye bijyanye na service izo arizo zose ukora. Reba niba wakunze iyi video, kanda like kuri iyi video, ukore subscribe, ndetse utubwire no muri comment icyo twazakubwiraho ubutaha. Welcome.